abantu 10 abantu 20 bose icyarimwe umuntu wese umbeshe ambeshe yakongora mwatsi ikintu ubu abona abakobwa bagenda bagakoregetinga ngo baze bavuge ko nabatse ngo kubisa nkabyumva nkabirorera ntiture nyuma bakongera bagasaba imbabazi. Can you try to be friend with cheater? Njyewe ntabwo aribyo wabicreatinga, we niwe ugomba kubicreatinga, we niwe ugomba kubicreatinga. Njyewe I'm good ngemeze neza cyane rwose, we niwe uzabicreatinga. Niyumva bikwiye ngo bizaba, niyumva ko none bidakwiye ntabwo njye najya kumufata mu kibuno rwose ngo mubwire ngo bana none kandi rero ndo umuhungu w'igikondo ntabwo ari uko dukora twebwe ngo bitagenda. Niyumva bishaka nta kibazo rwose azaza ngane tuganire ndetse nzanamubarira niba ngombwa, ariko ntabwo njye nshobora kubyuka mu gitondo ngo mvuge ngo ngiye kujya gucreatinga ngo ubushuti bwanjye na Chita, kuko si umwana mwiza, sinuwo ko wagira inshuti ya hafi. Uko umuntu nka Sabe wamufashije akamwuriza indege bwa mbere akaba yaramuhemukiye, njye ntabwo yanyorohera. Muri ya Chita aramutse no gucira urwaho rwose utameze fresh ari uko ndi kuntu yabigenza. Niyo mpamvu mvuze gutyo nyine mbambarabuye barabahungu ntabwo ari abana beza, ntabwo ari abantu bo kuba wavuga ngo mufitanye umubano ngo ni ibintu byo bishimishije cyangwa se wenda ni ibintu byo kwishimira happy. Ntabwo ari abana beza na gato, abo ni abantu bo kugendera kure. Maze buriya gihe nagize amahirwe mpita nigirira umudomo ndaza ndabivuga, hari abandi bantu bahonyorewemo bitavugwa. Ntabwo biba byoroshye, reka nkubwize ukuri kuba umuntu ubana muri company ni sawa cyane, nabyo ngo byagagombye guhita bimubwira ati uyu muvandimwe dukorana wagenda nkamuganiriza tukareba uko tubigenza. Arimo araca inzira za kure, utarimo aragenda ajya guca inzira za kure, ari kujya kuzenguruka inzira za kure, ari kujya guca inzira za kure cyane kandi zidafite aho ziza kuza kumugeza. Nangane nansange tuganire, ariko guca ku nzira za kure arimo arajya kuzenguruka, akajya kwizengurukaho kandi yagakwiye kuza direct. Ibyo Chita yakoreye Sabe ni nk'ibyo umuntu bita Medbeat yakoreye The Ben. Buriya nashakaga ko uri kujya hamwe umva baretse gato, Chita ni umutindi ku mutima. Njye nifuza ko uri kujya habona rero, niyo mpamvu yamugira kugira ngo kuri ndetse hatazagira umuntu wongera kubeshywa atekereza ko abo ba Chita ari abantu bari innocent, kandi bano ni abagome b'indengakamere. Rubona rushobora kwicara imbere ya kamera ruhostinga murangira umuvugizi wa RIB rwumva rwabaye ikintu cy'igitangaza. You are nothing. Wumve ko ibyo ni ibintu nari narabanye n'igihe, ni ibintu nari narabashije kwihanganira izigera bafite kundahino ukuri kugombe kujya hamwe. Bifite ukuntu byihisha ngo turi mu gihugu, abantu bata mu gihugu mwamase ngo dukorera igihugu korosha mu kibamo. Ariko dore ikintu ngicyo cyinsetsa ngo dufa umuntu uratanga mu gihugu Chita mutegereje ahantu hamwe. Ngiye nukuvuga ngo buri Chita ujuro uzongere kurungura uruhande wagiye Bugande gusambana na murumuna wangu ino ndebe, urabizi nubwo havuzwe Sabe irampanga Chita yagiye gusambana nawe Bugande. Nose mutekereza ibingiye abantu baracecetse urugira amabi nka ya nyina wabizuru, ariko Chita nukuvuga ngo kamera yanjye guhoraho ngo uzahura nibwa yiruka. Uyu mushenzi yaratwita imbeba iyi kamera none hari ukuntu ngo abantu batari mu gihugu batatanga umusanzu mu gihugu mukora iki? Tuzagaruke kubyaje ari ibintu bakunda gukoresha iyo umuntu yaje agatinda ujya kumukuru wese ngo baramwirukanye ngo ko yatinze, ariko se umuntu uri iwawo bamwibutsa kongera gutahara. Oya ahubwo uretse gato wanasubirayo ngo abantu ngo bahanze y'igihugu batatanga umusanzu bataza mu gihugu. Ibiguriki none bafite ukuntu barabakana urahostinga umuyobozi umwe ukumva bayitangaza
how many times twabahostinze noneho ukajya kumva arimo arabaza ibibazo biteye ubwoba bro. Ari nk'igihe umuntu abaza ikibazo nkabaza uyu muntu abibajeje nk'umuntu nawe cyangwa niba urunyamanza. si nk'umuntu bita disikrema agira atya ejo bundi akora ikiganiro urumva nawe ngo akomoza ku bantu ngo bataba mu gihugu ari ingegera ngo zarwaniye umutwe w'ifi barazifunga nibandi abantu batatu bafunzwe harimo ikigo gibita ngo ni Bionica icyitwa Muhire Johnson ndetse n'ubita Janvier Romeo bafunzwe bazira kurwanira umutwe w'isamake mu kabari Nyamata bro. na nyira kabari nawe baramufunga n'umukobwa umwana w'umukobwa ngo bajyaga bisambanyiriza agakeka nawe mukobwa bamufunze nawe arafunze. bapfuye umutwe w'isamake cyangwa bapfuye uwo mukobwa ni kwa kundi ukuntu abantu barimo bararya barangije kurya urumva umutwe w'isamake ngo uteretse ku ruhande none umutwe w'isamake uteretse ku ruhande batigezeho gukoraho uwitwa Janvier Romeo bashaka kuwutsindira noneho uwitwa Bionica na Rwarunyinya nawe ahita awusindira aho niho komba yatangiriye. ese Bionica ni kimwe gifite inyinya bagira ngo ni kimwe cy'umuringoti mu kanwa. none ubu tuvugana ikibazo cyabo cy'urugomo no kurwanira umutwe w'isamake cyamaze kugezwa imbere y'ubushinjacyaha. ariko ubushinjacyaha bwaragoye basigaye baburanye imanza zo kurya imitwe y'isamake. umuntu ari aho ngaho bamaze kumugaburira yariye yahaze agiye no kurwanira umutwe w'isamake. niba warabashije gusubizanya n'ikigoryi nka Chita n'abandi bose wabasubiza. yagiye kuba impunzi muri Kenya biranga asaba aravuga ati garuka mu gihugu. aravuga ati ubugarutse Chita yagiye kuba impunzi muri Kenya. yagiye kuba impunzi muri Kenya Chita asaba aravuga ati garuka garuka mu rwakubyaye. aragaruka. umva mubwire ngo tuva ibyo uretse gato ibyo Chita yakoreye Sabe ni nk'ibyo umuntu bita Medbeat yakoreye The Ben. Medbeat ngo byagenze gute? Medbeat The Ben yamamagaye muri Tanzania muhuza na Coach Gael arangije ntuzahita mugambanira. Thank you Lisa my love. arangije aramugambanira mu cinyuma itazana Bruce Melody The Ben ajugunya kasi ya Buroro iruhande. iyo nkuru twagize kireke ntabwo ndi bwongere kuyigaruka ntubizi se. ariko noneho Kameze Beach bageze i Kigali 155 barangije na Bruce Melody nawe agambanira nde Medbeat bajugurira mu mahanga ubu yagiye kubimpunzi mu Bwongereza. ntabwo uramanuka ngo ugende mu rwa Gihanga. ndi hafi nugera usuhuze Joshua uriya mupeti umuprofeti Joshua Levoyage. ariko noneho numvisha arimo aravuga ibintu kuri Kisekedi ngo bafungure batange amaviza mu Rwanda. uriya mupeti na bamwita Profete Joshua Levoyage. ako nabonye noneho arimo aranaga amafaranga ku bwinshi ayasambaza ewa anachiria pesa sana. wowe ntabwo umwemera? uriya mpeti Joshua Levoya uriya mpeti twarakuranye twiganye no ku kigo kimwe ariko rero wa mupeti Levoya ukuntu yaje gukuramwo n'ukuntu yaje kugira systeme mikorere ewana njosi kujwa kabisa byagenze gute. Gain actionable insights and data-driven decisions with a powerful self-service analytics and reporting tool. Leverage dozens of out-of-the-box reports to gain immediate insights. Unlock data insights with an easy-to-use self-service analytics builder. Easily combine and analyze data from anywhere in the system. Visualize your data and choose from a rich library of chart options. So nashaka kukubaza
ikibazo cy'amatsiko. Prophet Joshua mwarakuranye mwariganye muri Ecole Congolaise. Ari munsi wowe nka David Sanganano ntabwo wemera mbo Joshua ari ibintu bimwe na bimwe akora ku ruhande rumwe ukabona yuko nibijyanye n'ijambo ry'Imana ntago ari byiza, byaba ibyo kunaga amafaranga, byaba ibyo kunywa amabyeri, byaba ibyo kujya muri za buwate, ntabwo bijyanye n'ijambo ry'Imana. Ariko akabaho n'ibindi akora mu buryo bwo gufasha mitiweri, gufasha abantu batishoboye, biriya byo ni sawa. Urumva ari kote imwe mwemeraho, ari n'indi kote wapi. ese buriya no mu ijambo ry'Imana cyangwa se wenda muri mu buryo buri spiritual hari abantu mugira imbaraga zigiye zitandukanye ku buryo uvuga ati imbaraga za runaka ndaziruta cyane. Imbaraga za Prophet Joshua n'imbaraga zawe mu buryo buri spiritual ubona ari izihe zifite ireme? Urumva no mu ijambo ry'Imana hari ukuntu ureba umukozi, hari ukuntu nyine abakozi b'Imana basumbanyeho ku mbaraga, basumbanyeho ku mbaraga, abafite imbaraga ziri hayi, abafite imbaraga ziri moyenne, n'abandi bari hasi bari down. Ariko rero iyo ubimenye cyangwa se iyo ubisobanukiwe ntabwo ari byiza kwita uvuga ati ngura ndamurusha cyangwa simurusha. Kumenya yuko urusha umuntu cyangwa se kurusha biremewe, ariko kubivuga yuko umurusha ntabwo ari byiza. Wowe wazura umuntu? Ntabwo nari nazura umuntu, ariko tuno gukomeza nyine gusenga Imana ikazakwambika izo mbaraga. Abo Prophet Joshua narumvise ngo nawe ngakora miracles tempo. Icyo nabwira abantu bitonde kandi bagende pore kuko abaskama basigaye buzuye mu nzego zose. Ndadi witonde kuri Prophet Joshua nawe agira umudomo ashobora kuza kugukorera episode 30. Oya Joshua kubakora ibitangaza njyewe ndamuzi kandi muguhamagarira ze live. Mwamagari muguhamagara ze live muhamagari ngenda biganye ahantu hamwe, kandi uriya mupeti akiri umupeti koko afite imyaka 15 14 yakoraga miracles z'ukuri kabisa. Zaje kugenda miracles za kweli, afite imyaka 15 14 ewana kuri Ecole Serwaze sengeraga abantu bagakira. Urumva yabwirizaga abantu bakarira bakihana. Urumva wowe mu bitangaza waba warakoze ni nk'ibihe? Igitangaza kirusha ibindi byose kandi kiza nakoze ni umutima mwiza tu. Iyo ufite umutima mwiza ugahura n'umuntu ushonje ukamugaburira, umuntu ugusabye isabune ukamugura isabune, umuntu udafite ka mitiweri ukakamuhereza, njyewe mbabona ibyo bitangaza bya danje. Odira gusuhuza, ariko nkeneye gift yawe ndayikeneye nini cyane ngo mbone kusuhuza neza cyane. Prophet Joshua nteraye mu so wowe mwitorero ryanyu cyangwa se wenda no mu myemerere yawe wemera ko agacupa nta kibazo? Agacupa mbo agacupa ari abantu bagafata ariko ntibasinde. Ari umuntu ufata kandi gatoya ariko ntasinde, ari na wa wundi ufata ariko agasinda. Byo bibi rero byo kunywa agacupa ukarenza urugero nibyo bibi, kuko no kurya ibiryo bisanzwe ukarenza urugero nabyo ni bibi. No kunywa icupa nabyo karenza urugero nabyo ni bibi. Ariko ngewe kunywa cyane sinywa cyane, no kunywa gake sinywa gake. Ntago njya nywa ku nzoga ngewe. Ariko ku kijyanye n'abagore ko wagira ngo abakozi b'Imana mwabaswe n'ubusambanyi, icyo cyose cyo Imana iragisolera? Oya
oya usambanyi abakozi b'Imana ntago byemewe mu ijambo ry'Imana ntago byemewe ni ugushaka umugore umwe mu kubaka umugore w'isezerano kabisa ariko nyine no kutubonye n'akabati perdi mbona muyifushije ntacyo urayisana mbo iriya bal perdi iyo uyiguyeho ugasanga muri nk'ahantu arababikora arabajyana nabo ariko ntabyo nago niyo umwana w'umuntu atakubonye ariko Imana iba yakubonye ce n'est pas bon ariko no kuvuga ngo akabati perdi nawe nk'umukozi w'Imana usanga unakora n'ibitangaza iyo ukabonye uravuga uti kama mbaya Mungu atahurumia ukagatatu oya hapana oya. How to stop saying like, do you know what I mean? How to stop oya ese izo mbaraga mukoresha iyo murimo muraganiriza Imana yanyu kuko jewe nkeka ko Imana mukorera atari yo nge nkorera ubwo Imana nge nemera ndetse Imana nubaha ni Imana itemera abanywi b'inzoga ni Imana itemera icyaha cyaryo cyose gihuye n'ubusambanyi cyangwa se igisa nacyo ariko uba nibwo ushobora gutambuka ukabona kipfushije ngo ukavuga uti yapfuye ntawe utayijyaho iyo ntabwo ariyo Mana nyingorera uribumva iyo ntabwo ariyo Mana nkorera rero nagiraga ngo nkwibarize iyo Mana ibatiza izo mbaraga zo guhanura Imana ibatiza imbaraga zo kuzura ndetse Imana ibatiza imbaraga zo kuvuma ese ntinabatiza n'izo kwica buriya oya kwica ntabwo byemewe buriya n'ijambo ry'Imana riradusaba guhesha umugisha abatwifuza ibibi guhesha umugisha abanzi bacu bira byo kwica oya hapana ese buriya kugira ngo muhanurire umuntu mu muco kangahe guhanura ntabwo ari amafaranga guhanura ni ubuntu kuko impano uba wayihawe ku buntu n'Imana nawe ugomba kwitanga ku buntu rero iyo uhuye n'umukozi w'Imana wishyuza amafaranga usaba amafaranga uwo ngo uzamuhunge ntabwo ari umukozi w'Imana ni uwa Satani mwe mutungwa n'iki dutunzwe n'akazi dukora akazi gasanzwe k'amaboko nanone ukanakora n'umurimo w'Imana byose ukabifatanya narumvise ngo cyane abapasiteri b'abazayirwa ngo hari ukuntu umupasiteri areka kujya gukora akajya yirirwa mu rugo yambaye udutisi n'amashenite niko mu kazi ya Bwana ngo niko mu kazi ya Bwana abakristu wenda baba baje nko kubasura mu rugo agahita aza no muri salo n'akabibiriya akaganira akabibiriya kari hariya n'utucongo aba yaraguze muri rose cyangwa se mu bantu mu mafarumasi ngo aramufasha bacuruzamo n'inkweto uzizi ngo cyangwa se wenda ngo inkweto yaba yaraguze mu mafarumasi kakicara hariya n'utubya katuregeje urumva ibyo bintu si bibaho urumva nyine abantu benshi baba bashaka kwentimida ariko kuba simple tu ambara ibisanzwe vugisha abantu bose uce bugufi ni Imana igizamura kandi ni Imana igihesha umugisha ariko bya byo kwiyemera kaza wabyimbye inda wayegereje hano wabaye nkanuza nka pasta kwangwa ugasanga karavante za danje bodyguard oya duce bugufi dusenga Imana barambwiye ngo nawe ufite urusengero ngo i Burundi ariko ugenda ngo wambaye agapantaro kakwegereye gato cyane n'agakote ugenda wikwezi gake ngo minatoka mu Amerike ugenda gutya gake n'ijosi wariraritse oya uzi umuntu ukora ibintu by'amafikeri nk'ibyo abatarameneka ariko ufite urusengero pasta
cyane ya cyane urusengero i Burundi mu Burundi ya rwakira abantu bangahe rwakira abantu barenze 300 kandi mu bantu barimo kutwumva muri live batuye mu Burundi cyangwa mu Rwanda n'usura mu Burundi ari mu Cibitoke ku mupaka Cibitoke ni Kamenge kwibarabara rya 7 na urusengero ruri sasa Jay ni numvishe bavuga ngo nawe uri umwana wo mu muryango w'abanuza w'abayehova byaba ari ukuri cyane yewe navukiye mu muryango w'abayehova mugani wanyu nk'uko mubivuga ndetse mbakuriramo ni nabyo byampaye kuba nibura basi mu byaha nkora hatabamo ikitabi hatabamo icyo kunywa itabi mu bindi byaha byose nshobora kuba narabigerageje gutukana gukora mu nkono kunyara ku muhanda ndetse no kunyara ku buriri uretse gusa kunyaza ariko ibindi byaha byo ibindi byaha byose kiye bigerageza ariko gusa icyo ngicyo kitabi cyo byarabifashije cyane gukurira mu muryango w'abahamya ba Yehova none se mukecuru iyo abonye urimo gukora live utukana cyangwa se uvuga ari amagambo zo kwandagaza ntabwo ajya gukomaho mu rugo ni ukuvuga ngo yarabyakiriye akabi kakirwa nk'akeza urumva yarabyakiriye. I am a missionary from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Did you just move into the community and looking for it? Ntabwo yabinshimira ariko yarabyakiriye. Okay. Ni nko kubona umuntu w'umupasitoro mu rusengero uzwiho ingeso yo gusambanya abakobwa babamo arakomeza akabwiriza kuri alitari ariko nyine babizi ko iyo ngeso ayigira. Sasa Jay wa mipango numvishe ngo wagiye ahantu bita Mongolia. Sasa njewe ndakuzi mu Gatenga twigana kwa Karirosi urumva nije waje kujya kwiga ahantu kuri rya shuri hamwe naba Arine bo kwa Maneno rya shuri ryo kubaga ry'umuga. Yes. Nge nkibaza igihe waba waragiriye Mongolia ni ryari bikanyobera. Cyangwa wahagiye nyijoro munuza mu Mulungo. Mugataro. Urumva igihe twaraburanye n'ikinini cyane. Ni mukuru rade naje gutungurwa pastor no kumva ko wabaye pasteri. Byarantunguye cyane umwe mu bantu twakiranye umupira n'ibiki byose ndetse nzi umwe mu footballers bake cyane bakoreshaga imiti ni wowe nari natunguwe rero no kumva nawe wabaye pasteri ariko ngiye muri Mongolia burya nkimara kurangiza secondaire nahise ngenda inatinze nabanje gukora umurimo w'amaboko muke gakeya gusa ndabita nerekera kabisa. Okay. None warahageze Mongolia? Narahageze kandi ariyo ntuye. Okay. Shiraho Prophet Joshua byanze? Namuhamagaye ntabwo arimo aritaba ariko aramutse aje yakubaga cyane. Oya mwamagare cyangwa ushiraho Aline. Nari mbonye ahubwo umututi wawe muzo hano. Aline cyangwa Apple? Yes. Shiraho Aline cyangwa Apple? Abantu barimo barandika komanteri hano hari ibintu barimo baragenda bandikamo. Ese n'abapasteri basigaye baza amatiku. Bari kugenda bakweza comment aho ngaho gake. Oya amatiku si byiza kwa nabimana, amatiku ntabwo ari byiza. Yes. Amatiku ntabwo ari sawa kwa nabimana. Abanditse ngo zana momo nshyire hagatabazi papa. Niko umuvandimwe amubwiye atizana momo nshyire hagatabazi. Wese gato nyimuhereze momo ngo ashyire hagatabazi. Hagatabazi bakazifata. Oya. Ese muri Amerika ukora iki? Ngora muri Amazon. Ukora muri Amazon?
wowe nawe ukora se umurimo wo guheha ngo bakora muri Amerika ngo abantu benshi bakora imirimo yo guheha utawaza bakecuru n'abaze oya ako kazi kari cyane muri state ya Arizona cyane ngo pastor ko mbona asa na Elite wabahaga ngo pastor ngo babona gusa na Elite ngo na Elite wabahaga aho bantu bazi oya umuntu simuzi none se yego nani Chanceline ngo muziranyeho aricyo muziranyeho Chanceline madame wa Grand Joueur Filemo ngo niwe n'ubundi namumenye ari kumwihakana Agape wa Chance ndamuzi cyane okay muravugana cyane ujya umutamo gute unyine ujya umushyiriraho kuri momo cyane oya biragoye cyane ndabizi afana abadiaspora ashobora kubaza amakuru y'umuntu akayabaza iminsi 3 barimo baramusobanurira amakuru y'uwo muntu akanumva ko umuntu akeneye ikintu runaka ari muri ni ntihagire ikintu n'ubundi yibwiriza jya wibwiriza buriya ni byiza cyane ku myaka umaze muri Amerika wagakwiye kuba nibura uvuga uti naremeye abantu runaka n'abandi hari nk'umwana nzi mwakuranye mwiganye bita Jacques ubu uheze muri Kenya kandi iyo tuvugana mbwira ko rwose wamutereranye uri umwe mu bantu basangiraga nawe Pate Jaune kwa Carlos ni discipline ya uriya mwana nari muzi kwa Carlos turi inshuti dukina hamwe umupira twaje gutandukana so ejo bundi rero tuvugana kuri telefone mu kuvugana rero numva imvugo ziwe numva ukuntu arimo gusaba tukana arimo gusaba ntacyo bufura umuntu mwakuranye ariko ntago ari ngombwa ko gusaba biba ngo wowe kwibwiriza birumvikana ariko baza ujya kwibwiriza umaze kureba situation ye n'ukuntu ameze lakini sasa Peti iko na ni discipline anakuchamba ibitusi ya mubaya ndavuga ati oya niba koko ngewe cyubara kwa twaraziranye uri mayibobo ariko uyu munsi Imana yarakuzamuye ntago ngomba kuza kukuzaho kukuntu ndari sanzwe nkuzaho kera ngomba gushiraho respect. If you're a trader trying to pass your challenge and get funded, we will pass it for you in the next 30 days, guaranteed, or you don't pay a single penny. Now, how can we make such a results-driven claim like that? Well, it's simple. Just look at our track record. Mo managed to get funded and withdraw $6,200 in profit in just 8 trading days. Tom managed to get funded even though he had no prior experience. And Danny got funded and no respect. Ndiano Michigani. Michigan muri Amerika. Iruhande rwa Lake Michigan. Lake Michigan voila. Urubatse cyangwa uri ingaragu tukurangira umugore. Oya ngende ubatse. Urubatse umugore wawe namura abana aho ngaho. Oya umugore wanjye ari mu Burundi. Wana byari. Abana bangaye ko bazerwa mukunda kubyara cyane. Numwe gusa. Afnyangaye. Ni imyaka 2. None mora cyangwa franga urusengero. Shoswe byanze. Wabashingiye business y'urusengero. Kuri Instagram ndibona umugabo kuri Instagram ndibona umugabo bita Kidega coach GMV. Muzane. Kidega dadi ngaragushaka kuri kuri TikTok live uramuzi Kidega ndabuzi twari turaturanye ari mu Gatenga dukira ko waramwemera gase muri football cyane yarazi baro yari na kapiteni wa Unity DSM division yarazi umupira akazi byo gucenga ntabwo yarazi baro nyine byanyanje yarazi umupira ari umukinnyi mwiza cyane aratanga sikisa Gitega ese wowe waje kureka gute
wowe waje kubireka gute? iyo igihe kigeze ibintu birahinduka rafiki yangu. Umuntu urimo urabaza ngo ese afite umugore ngo ese afite abana, yabishubije afite umugore n'abana, ariko uramutse ubaye ushaka kuba nk'inyongezo nabyo byaba byiza cyane. Tugera ase Kidega avuze gute kutamushiraho? ari kuri Instagram, nari mubwiye ngaze kuri TikTok. Hano hari umuzayi w'akazi ushobora kuba kuzi yitwa Aline Chibaronza. Uramuzi? Chibalonza ndamuzi. Uramuzi? Chibaloma machumu ndamuzi. No Chibalonza. Yiyo Chibaronza. Chibalonza ndamuzi twari duturanye mu Karambo. Nari requesting muzari ndawanga. Chibalonza ndamuzi bien. Mubwira requesting ari umuntu wawe. Ndamuzi twariganye mu gatanu primaire. Niyo umuntu wawe nawe requesting afi. Je nago ndamubona ariko. Nigeriye nari mu nyatambuka ngaha. Ngo umusaza ndamuzi cyane kiro kabisa, much respect. OG big man. Fresh. Yego. Wait till I take good life. Nari kwetinga Chibalonza nawe azangama muganda gake agira ibintu akwibariza cyangwa akakubaza. Chibalonza ndamuzi pe. Umugabo we afite n'umugabo w'umupasiteri. Umudego wese akazi kananiye ahita umupasiteri, sibyo? Turi igihugu cyaturanijwe n'Imana Jay. Kidega ngo yaje, baravuga ngo Kidega yaje. Ariko Jay Squeezer baravuze ngo Kidega coach yaje. Kidega requestinga kuza kuri live. Kidega naduha amafaranga umukinyi we nuza arimo aratera imbere bya tari. Uwe mukinyi afite umwana w'umukinyi akinye muri APR yaguzwe muri Tunisia. Abanzamo se ko ari umwishwe cyane. Ako se bamwitane kandi uriya mupeti bamwita Aniseti. Voilà. Aniseti. Agatabi gakaze karagize karamurenze. None se Aniseti nawe anyitabi? Iri kaza ariko. Cyangwa we n'umugabo umuntu uza w'ingona. Oya, Aniseti agwitabi iri kaze n'iryanywa itabi nyine rimwe bagira barya. None se ko cyawe nabwo aramubuza? Kidega menye nawe yaramurekuye. Ahubwo ari umpeti bitanuza Kamotera. Merutse kumva mubwira ngo ajya asumba wanga cyane, we bimeze gute? Kamotera Rutanga. Rutanga rusanzwe umuzi? Ndamuzi Rutanga ndamuzi twari. Oya, usanzwe umuzi atajya muri APR. Cyane. Yakinaga he? Yakinaga mu Academy, yakinaga i Remera. Nari muzi cyane. Twari tuziranye bya tari Rutanga. Ndamuzi Rutanga. Ese wowe gutahunye equipe byaje aragenze gute kandi ari umwataka mwiza? Oya, ngewe nabuze umuti. Kandi ari umuntu wakoreshaga imiti cyane. Ngewe nabuze umuti kuko araho byageze bansaba umuti, rero ndavuga ati ndo umwana wo mu batambyi no kujya mu miti naba ngiye kuvanga amashu n'ibishimbo bamivuyemo. Ariko ageze hano rero bambwira ati ufite umupira mwiza wakina ukagaragara, ariko muri iyi nivo bisaba yuko uba wambaye akantu. Rero ngewe ibyo nanze kwambara. Umupfumu wa Terisi. Umupfumu wa yarinde. Nawe ndari mfite umupfumu yanjye yari Imana n'imyitozo gusa. Ni bande suzi mwakoranaga ibyo bintu bya gifu. Bakinye muri championnat y'u Rwanda. Abondi twashaka uzi neza siyugu yakoraga kuri dawa. Oya barahari ariko ntabwo ari ngombwa ko ubivugira hano. Nyine samumbwira n'abakeye. Oya batagikina. ntabwo nzi.
ntabwo nzi kabisa none se So, kugira ngo urekane n'ibintu byo gukoresha wenda imiti ndetse wenda kugira ngo urekane n'ibintu byo kujya mu bapfumu byagutwaye izihe imbaraga? oya ntabwo nigeze nkorosha umuti ntabwo nigeze njya mu bapfumu sinabivuze kandi uvuze ko wagiyeyo bakakubwira ngo urabanza wambara akantu. none se ako kantu babimbwiye kwambara ntago babimbwiriye muri nuza mu bapfumu ni umutoza tu akakubwira ati peti ubwo wemvonye nta kintu ufite kandi ubizi saba yuko wambara akantu kandi rero biriya bintu nabyo kugira ngo ubijyemo ni umutoza ukujyanamo ntago wapfa kwijyana utazi inzira Saba yuko Kidega nawe yari yambaye akantu ko yakinye muri Rayon Sports. umubaze Kidega yakinye muri Rayon Sports ariko yari umubenceri Yakinye muri polisi atari umubenceri ariko. yari umubenceri no kugira ngo abone 18 byari hamana ariko Muri Rayon. Oya, muri match yakinye. ziriya za MTN Oya, nzi match yakinye zitari za MTN. izi Ndazizi match yakinye. okay